yaguze imagine nta kindi yaje ambwira ngo bajenera bende n'abadumba ngo bari kunjyana amafaranga ya TikTok ati ngo mbabare mfungure TikTok International ngo location yishyire mu Bubirigi ngo ku buryo kubikuza amabirigi rimwe nzahita nubakira mu rugo itaje. Kandi sha wabona uri kuri TikTok cyane rwose? Ufite account? Ndayifite cyane nayo. Ubu wabona nane miliyoni urabikuzaho. Miliyoni? Nabwo y'amadolari nugira ngo ni y'amanyarwanda. Ariko kazu hano mu Rwanda kubera abantu benshi bakoresha TikTok zitamonetije habe ni10 barakuraho. Ibyo ni akazi kabo bajye bakorera ubuntu. Iyo umuntu yigize ikijijura mwihorera. Ubu se cya Musafiri ejo bundi sinakinginze ngo nyikorere monetize kikanga. Musafiri umuvukana na Bosco w'umumotari. Burya Musafiri n'umu content creator. TikTok yarayifashe cyane. Ubu se Musafiri ashyira yikira shashiraho amafoto yiwe. Aziki naringize ngakora content naho no kwirizaho ibyo bifoto. Byose hari ikintu bitwaye. Base turoseka ariyo bakunda kwishyiriraho ubona hari ubarusha like. Nyine nawe ibaze Musafiri Centros. Ubwo nta kinyuranye uri kumvamo. Bakubona gukoreye monetize gusa. Hajya kazu ku monetize urabizi neza fresh. Account yawe ngayihuza n'ibihugu byemerewe kubikuza. Kashawudi unyuza kuri momo utarinze kwigora. Kuri momo kandi nawe wabona uyarya mani. Amafaranga ya TikTok kuri kazungu ni kajweje. Kazu nanjye bankoreye monetize ariko nakubeshye nta ni10 ndabikuza. Iyo system mfashe uyinkorera. Inoti ya 5 yawe ndahita mbigukorera da. Umva mbese bimwe nanga. Mukanya mbwiye ko amafaranga kuri kazungu ari kajweje. None utangiye kumbwira ngo nkuhe 5. Uyame nyine. Hari uwanga 10 murindi se. Oya kazu jya ugabanya amanyanga nk'aya abantu bakora online. Umuntu arifashe ngagiye kukwereka ukuntu bakorera amafaranga ntagishoro. Ngo mu masaha 5 ngurakorera 400. Hanyuma ngishira 5 ngo mbikwereke. Utwo dufaranga uri gushaka kandi ukorera urufaranga nutwiki. Rero mabimbe ibintu byose ni business. Hano si muri Germany ni mu Rwanda. Izo TikTok zihemba barazikora koko. Ariko nje nawe urambwira ko yayabikuje. Kandi hanza amafaranga yabakanuje amaso. Nk'ubu kabaye uko Janvier ejo bundi yaguze imagine. Nta kindi yaje ambwira. Ngo bajenera bende n'abadumba ngo bari kunjyana amafaranga ya TikTok ati ngo mbabare mfungure TikTok International ngo location yishyire mu Bubirigi ngo ku buryo kubikuza amabirigi rimwe nzahita nubakira mu rugo itaje. Warayifunguye se? Official account International. Ubwo se yakwishyuye angahe? 80,000. Bwa bwenge buke umukaritasi igishoro yaragitwitse ngo ari gushaka gukorera amadolari. Yego nyine ushaka inka jyamangaye ku buryo 80,000 babifunguramo TikTok. Ni igishoro nyine ubu se nta mwanya wabishoyemo. Maze amezi 7 mbyirukamo. Nuko rero iyo abara amafaranga se nuba warayatanze. Sha kabisa pe. Ahubwo njye mfite igitekerezo kandi cyavamo business yagutse. Utanzana mu bindi na TikTok yaranyinaniriye. Nyine wowe urabona abantu benshi bashaka ubusitani no gukorera amafaranga. Aho kuyakura ni kuri izi social media. Uko nshaka ko tubikora rero twe tugakora groupe y'abantu bakora TikTok za International. Tukaba dutanga n'akadi zo kubikurizaho. Hanyuma ubwo tukabakuramo amafaranga nyine. Hanyuma se kazu ubwo wabanje gutekereza? Cyane rwose mba natekereje. Hanyuma se aya makadi wayakuraye? Jewe kazungu ndi umunyamishinga. Mvuga ikintu maze iminsi nyipanga. Nyine nakubajije izo kadi zavaye. Twakoresha amatapandigo. Hanyuma se kubikuza byazanga? Shamani nujya gukoresha shobora ugatekereza ibyo ngibyo. Ugatekereza nyine biza kuba nyuma. Ibyo byihorere. Utekereje biri bube nyuma. Shamabi no kurya ni warya. Nyamara kazunge ndumva bitapfa gushoboka. Wowe uzera ko ibyo ndi kuvuga byarya. Ntari bitujya gushaka uwa mbere turi busuzumireho. Oya turababona. Dogiteri Nsaba gasabikwa n'umutobe w'umubirizi. Pare garafure ko numva ubigize bya danje. Nyagusabana n'amasazi mu isabukuru se. Ibyo ninde ubibashuka? Cyaze bro sinkubeshye. Bitewe n'ukuntu wambaye wavamo umwemfluencer wa danje. Sabi neza gasigirizwa amase ku munwa. Umva man mugenze make ibyo simbikunda. Ariko man uguze utwo turi nete twawe udukoresheje content nko kuri TikTok cyangwa IG uzi kuntu wabafata. Followers na miliyoni 10 yazirenze. Bijara kajanwa mu gitaramo kwa Rusoferi. Ari wowe uyoboye
uyu wa Muhanga ariko tu nganzibaho kandi sha reka utatuma agenda, ntabwo uzi ko ari wo mukiriya wa mbere. Uyu niwe ugiye gusuzumiraho urebe ukuntu bikora. sha bro, nyine ibyo nakubwiraga nyine nibi. Ayo marinete yawe wayakoresha content mu gihe gito, ayiji na TikTok. Mu munsi umwe niwajya ubura $2,000 by'idolari wakinjiza. Ngo nguki bro, sinkubeshye, amahirwe yo kubona amafaranga ni ayawe. Ko mutari kumbwira inzira se? Jye nagufungurira TikTok, Kazungu akagufungurira ayiji. Wahise uwicinga mu buryo bwa business, Mabimba akayikugirira international account. Iyo bitinze birapfa, muyifungure. Njye sinkuhenda, byose ni $50,000. Ngo ariko Kazu, uko no gukubita hasi ibiciro ni iki? $50,000 byonyine? Ako nacyo, ubwo nanjye urama $30,000. byose hamwe 80. Poromosiyo ku giciro nk'icy'umuneke. $80,000. Wa mugani Kazu, ubu nitumuciye make. Uyu ni umuntu wacu kuva na kera. Kuva na kera mbazi hese. Mani gira dukore. System jwabu, uragwamo cyangwa uvemo? Sha nayo mfite pe. Ariko rero mureke ba beast bikirira. Umuntu tumuciye uburungurungu atangiye kwiriza ngo nayafite. Ngubu nko kuza muri business ngo ugure imodoka, wabona ugiye kuyanywera umumanura jipo. Nukuri ko Imana nyafite mbanyabahaye. Tugukopese. Nukuri ko Imana nazabitura. Sinanaba n'ibyo $80,000 byonyine. Nyibikuza amadolari 100 yose nahita nyabihera. Njye nkazingukira kuyandi nazabona. Oya Kazu, ayo nabanza yashake. Kuko ayo ngayo ni service ntago ari ikiguzi. Naribi wagenda uyashakishe, tuzahura ubutaha. Ako Mana yanjye ndayaguza ndeko international account nkajya mbikuza amadolari. Sarisa w'umumiliyoneri. Rudakubangiza Imana ndakubonye. Ihangano nizi $100,000, nushaka mu kuyakwishyura uzambwire nguhe miliyoni. Ngo nguki wowe $100,000 mu kuyakwishyura miliyoni nzayiguha. Ubwo se mu gihe kingana gute? Sha wavamo umwemfluencer wa danje. Mu munsi umwe niwajya ubura $2,000 by'idolari wakinjiza. Umwemfluencer mu gihe cy'ukwezi kumwe wenda nzayaguye mu manyamahanga. Sarisa wabonye akazi ko mu mahanga se? Umva ye, ubu se nawe waba utabizi. Ibiki ariko mana ya iyi business niza y'amafaranga nzakubwira. Ariko se Sarisa, tujye tuba abavandimwe. Ugira ngo niyo yaba ari gukora akazi ko mu rugo basi nanjye nkagera i Dubai, ugira ngo sinazagushimira? Ariko rero wambaye kiraze namenya ko kera. Niba nawe utarabimenya, iterambere ryawe riri kugahenebero. None se Sarisa ni ibiki? Ubu nuramenya ukuntu wakoresha social media ukazibyaza umusaruro zikaguha amafaranga. Social media cyane rwose. Sarisa, mfashe ibyo bintu binyigisha. Ufite $500,000 se? Sha bitewe n'ukuntu ibyo bintu numvisha biri kunguka, wenda uca miliyoni urayafite. Ayo kwifashisha sinayabura kabisa. Okay, twagiye. Twimukomere. Komera cyane. Kandi sha wabona uri kuri TikTok? Cyane rwose. Ufite account? Ndayifite cyane nayo. Ubu wabona nane miliyoni urabikuzaho. Miliyoni? Nabwo y'amadolari, nugira ngo ni y'amanyarwanda. Kuri TikTok se? Cyane rwose. None se nuzi ukuntu bakora amafaranga kuri TikTok? Sha ntabyo nzi. Kazu, uyu nawe tumukiza. Ufite gahunda TikTok yawe tuyigiriye akazi? Nukuri mwamugize neza pe. Nacyo napfe kuzana $200,000. Kereka nabwo afite TikTok ifunguye neza. Mwabanje mukandebera se? Si Mabi, TikTok yiwe ni indundi. Apu, niba ari indundi wapi? Mwokabyira mwamfashije. Ubu si indundi koko. Ibintu byayo byose biba bigoye. Ndebera nk'ubu setting mu kirundi kundi iri kwitwa. Ningute? Bo ni ivyagenwe. Oya, yihangane wenda agira $300,000. Turebe ko twakugwariza. Mumfashe mubikore, amafaranga arahari. Kazu, injira muri system. Umukorera ikarita nawe. Ubu se koko mushutiwa, ubu nuzabona amafaranga ukayitusara. Okay, mbwira amazina turi bukoresha. Shyiraho Twiri official. Mbega account. Iyi ngiyi ubanza uzajya iguha nka $10,000 ku kwezi. Nyamuneka niba uri umu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira ngo nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kegel Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose umu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku $12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura, bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se
nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri komedi rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. tugiye kubahata komedi buke bwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero ureba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu, inzozi zawe muri content z'ibimpamo.